mwakoze rero kunsura gusa nyine nuko nabatumyeho sha mfite ikibazo gikomeye ikintu n'ikibazo sha ubu mu ndeba ndatwite ngo buratwite kumbe n'iki gihe ndi kubona cyaje nkaberwa nsanzwe nzi ko ufite screen nziza iyo watuje nta courage ufite cyane ako si ubwo courage yava mbese ko nagwaye no kukakomenaje ndi kurya nkabona mu gashaka ibintu byose byarananiye no kuryama ndi kurara ndira ndi gutekereza ukuntu ngiye guseba ubiyindirimo umuntu none se nkubaza warabimubwiye arabizi ese ubwo nabihera ko wabonye imbaraga zo kuryamana nawe ugashobora ukagenda ukaryamana n'igikomeye n'ishuri byabaye twitayemo twahoreye twasinze ntimuzi ukuntu nirinda rwose mwitayemo hanze mukora umuntu murema umuntu none ntushaka kumubwira ko umufite yego umutayamubwira amaherezo abahungu karabo kuryoshya ubona ari abarera abana wowe uzamubwire kereka niba ko utagukundaga ntabwo agukundaga keretse ahubwo niba utanizeye ko ariye reka mbabwire bari abahungu cyambere niba abandi dusohokana ngaho twararanye amajoro ubu se ni gute nzamubwira ngo yateye ndi gutekereza no kubimubwira nkumva ni uguta umwanya kereka nyine niba nawe uzi yuko atagukunda ukabuza uko ari ibyo byo kuryoshya byanyu muvuga ukaba nta cyizere wifitiye ariko umuntu agukunda nawe uzi ko mukundana muri couple abantu bose babizi wamubwira icyo kibazo ahubwo sheri njye umva mubwira ahubwo niyo mahirwe yo gutestika niba gukunda cyangwa batagukunda ahubwo mwebwe murumva ibintu muri gushyigikira ngaho ni mu ndebe none amaherezo araba yaheze reba amezi 9 ntakongera kwambara agasitire nta gusohoka nta gutwika mbere yo kujya gukora ibyo byose ariko wanze ukabitekerezaho wigeze ubitekereza akusugo nabahamagaye ngo mungire inama wagize iraharya kanya gato none utangiye kuvuga ngo muhamagare uzamuhamagara mubwire yuko umutwite maze icyo kubwira umuntu ugukunda bya nyabyo niwe kimumenye nk'ababeshyi reka mbabwire ubwogure ntabwo nzi ko yabyemera ubwo rero hama hamwe utwite umwana umubyare numara kumubyara uzongera usubirane umukobwa usubire kuri fresheri amezi 9 uyihanganira uya peve mara amezi 9 yes umuntu arakomeye ntabwo bishoboka none uzajya yo kumujye mbitekereza niba udashaka kumubwira kuramo mama yake na kuguskora amashitani we ngo none wakuremo none mba dushaka kumubwira afite ubushobozi bwo kumurera afite ubushozi bwo kumara amezi 9 ariko na fresheri yifitiye agiye gutunga agira personal we kurakica niyo nyamu atashu urabyumva boshi we niyo nama kugira ngo wice umuntu cyo kuvuga byandenze gusa nanjye ndi gutekereza amezi 9 baby nkumva ntabwo amezi 9 ariko urayibaza ntabwo ndi kumwe namwe no ntabwo mbisite no Chembega amezi 9 urayibaza umva urampe none wanyuma y'amezi 9 ibaza uwo mwana se kugira ngo wice umuntu cyo kuvuga byandenze gusa nanjye ndi gutekereza amezi 9 baby nkumva ntabwo amezi 9 ariko urayibaza ntabwo ndi kumwe namwe no ntabwo mbisite no Chembega amezi 9 urayibaza umva urampe none wanyuma y'amezi 9 ibaza uwo mwana se yihakanye abakobwa ndi kumwe nako ndibona mwahindutse ukuntu nababonaga oya gutwita bitwaye gutwita amezi 9 bitwaye ni wa mbere zabo byaye muri iki gihugu bangaye babyara bakarera ubwo se ukwemera ndikana guhitana ni icyahire guko cyo ugafunguzira ngo akwemere ukajya muri gereza uganiramo se wa mbere kese wanyu mubikoze mana shamuranyije kuki uza amezi 9 shu reka ntabwo wo ko mama yagutwita amezi 9 ntabwo uriho yarafite uburyo yarafite umugabo abantu bakera ntabwo bari bafite yakora ku basofuraga barafite yarafite umugabo kumwitaho uyu sara mufite ngende imwe ndagurugero ngurugero rw'abakobwa nzi babyariye wabo kandi bareze namubyara kare reka gashitani kazi hano ndashe nkumubyara kese nibuzi yuko uwo muhungu muzabana mukana mugore mugabo uri wenyine Rwa musore wo kuryoshya se twararanaga amajoro. Seri ntabwo ndi kumwe nawe ni kuri muri nabana babi. Sinzi niba muri inshuti yacu ndabana. Ntabwo bikakumera ntabwo namubyara umva ari ngewe.
dore na grande seri wawe ahise abyumva uzuwa arabizi uramwishimiye ugende ndibuze ndakuvuna ahise agenda atanabyumvise ugize imana no kumuteza uvuge gake ahubwo kuva iki se impamvu niyo musinye ujya gutandariza ku kaguru kawe utaje kutugiza inama wanyumvira ivete we none ngo urashaka Ivete nakugishije inama ngo nkubwire ntabwo ndi kumwe nawe umwana mu gihe adashaka kubana n'uwamuteye ntamukuremo Eeeeh! n'umuhungu nawe kasi numva ntasiga namenya ko yanayiguteye uragashika niyo mpamvu nabavuze ngo mbagishe inama mugire inama turi inshuti zawe uko turebye ariko ntabwo duhuje imitima ese ubwo mbimubwiye njye ntabwo narangiza nkayikuramo sindi kumwe namwe nunarwara sinzakurwaza zagende wipevere rwose uzampamagara hari abandi bantu babimenya nta wundi ni mwe ahubwo tudoda iminwa nzabarega none nzabivuga nzaguteza mukuru wawe wese umva tuzamubwira umusazi nari umwana tuzamubwira bakuba umusazi umwana n'umugisha ese umukuyemo bikarangira ko ari imana ngo ntuzongere undi muntu ubwo ntiwazicuza ubuzima bwawe ugatangira kwirirwa mu nsengero aho kugira ngo ubuzima bwanjye buhere uyu munsi buba bubi kugeza mvuye mu isi uri mukuru ujya kuryamana nawe ntabwo twari tubizi n'ubundi ubwo birabareba njye ntabwo ndi kumwe namwe ntabwo icyo gitekerezo ngishyigikiye ubu wishimiye ko ncupira amara amezi n'ubundi reka ntabwo abantu batatu bajya bahuza ku gitekerezo cyose rimwe mwihorere ubwo urareba ugasanga uri ngari inshuti yawe uri kukugira inama nzima nugenda ukagira ikibazo ugapfa cyangwa ugafungura ngo uzi ko inshuti yawe azana ababikoze babaye iki ababikoze babaye iki ntabwo ndi kumwe nawe seriye ntabwo ubu se ko tudahurije hamwe kandi nashaka ngo mungire inama duhurije sheri hamwe seriya tureke gukora tubyare ntabwo uri uwa mbere nise kamubaza urakoze aramubyara amurere gute umwana azakubaza ati amashuri ariko mana erega iyo utwise ubwira imana ngo igufashe ubyare umwana yageze hasi iyo gutwitwa ni plan A plan B iza seriye iza niyo gutangira gutekereza ubuzima bw'ugiye kubana nabona imana erega irabikorera gufasha yego gutegera ababyara bose ntabwo barera abana bagakura iyo myizerere yanyu imana izatanze urubyaro izatanga n'ibyo kubirera yego ubu noneho nzatwita bariya birirwa ku muhanda n'abana basabiriza imana imanura iyindi oya bariya abantu birirwa ku muhanda basabiriza imana yagiye kohereza ibyo atabizi ko bazaba shamura abana bawe urakoze ubu rero nigendera wumva nushaka kumenya rero ibyo niya bishobora nshuti kubona wacupira ikwanga ikakureka reka bakagira ngo banze ucupire reka nze mubwire ushobora kuba uri kumbonamo umuntu umwe kandi njye ni nanjye nshuti ni ukuri n'undi wese niyo nama kugira muzima ahubwo urakana uragashikana uzabibona nyuma seri uzareba abandi baza aho kumva bagiye kubwira njye mfite n'umuganga wo mu ndenge yego kandi ntabwo we urumva ko ufitemo na komisiyo buriya rero mpamvu kandi ngita amafaranga yego ntabwo yaraguhenda kandi abikora neza ku buryo nta umuntu kintu akongera gishobora kugerera kuba gutya cyane kubera rwose ingoma kivetenga kubyara aho kuribaza mbese icyenda n'inda reba noneho ibigoma kuri ngaho umwana gusa wahita ubigikasha mbega amashitani n'umwana akajya kunyarira abandi se ko ese ko wanyeye kuri mama wawe we ngira afite uburyo ntabwo nta buryo afite shamurantunguye pe ntabwo ari ukuntu ari imbazi buriya uri umuntu yambaye hawuzingi pe imbere yego natwe turakubonye ntabwo twari tuzi ko wadutererana mu kibazo gutyo umuntu mubona mu giciro bibazo ngo yicundi ntabwo ikintu cyo kwica Ese ntabwo nabo bari kubagira inkoko nabo bari kubagira inkoko ndirukanga kandi imagine rero kumva yabe umva shura n'ukwezi saramara nta n'ukwezi ramara niba ataranamara ariko yageze abantu udafite ubusohoka bivuze ko upfuye bari kwiye amakabutura yambara bivuze se ko upfuye yambara bya bikanzu kubwira abana b'abakobwa bari ku cyangwa bafite abana umwana n'umugisha ese umukuyemo bikarangira ko ari imana ngo ntuzongere undi muntu ubwo ntiwazicuza ubuzima bwawe ugatangira kwirirwa mu nsengero aho kugira ngo ubuzima bwanjye buhere uyu munsi buba bubi kugeza mvuye mu isi uri mukuru ujya kuryamana nawe ntabwo twari tubizi n'ubundi ubwo birabareba njye ntabwo ndi kumwe namwe ntabwo icyo gitekerezo ngishyigikiye ubu wishimiye ko ncupira amara amezi n'ubundi reka ntabwo abantu batatu bajya bahuza ku gitekerezo cyose rimwe mwihorere ubwo urareba ugasanga uri ngari inshuti yawe uri kukugira inama nzima nugenda ukagira ikibazo ugapfa cyangwa ugafungura ngo uzi ko inshuti yawe azana ababikoze babaye iki ababikoze babaye iki ntabwo ndi kumwe nawe seriye ntabwo ubu se ko tudahurije hamwe kandi nashaka ngo mungire inama duhurije sheri hamwe seriya tureke gukora tubyare ntabwo uri uwa mbere nise kamubaza urakoze aramubyara amurere gute umwana azakubaza ati amashuri ariko mana erega iyo utwise ubwira imana ngo igufashe ubyare umwana yageze hasi iyo
yo gutwitwa ni plan A. Plan B iza niyo gutangira gutekereza ubuzima bugiye kubana. Imana rega yarikunda gufata. Yego kugira ngo abyara bose ntabwo abana bagakura. Iyo myizerere yanyu ngimana yatanze urubyaye ngizatanga n'ibyo kubirera. Yego ubu noneho nzatwita bariya birirwa ku muhanda n'abana basabiriza. Imana imanura iyindi. Oya bari abantu birirwa ku muhanda basabiriza. Imana yagiye kohereza ibyo atabizi ko bazabona. muri abana bato. Urakoze. Kurera bitende. Wumva nushaka kumenya rero ni yacuti kubona wacupire kwanga ikakureka. Reka ntukagira ngo banze ucupire. Reka nze mubwire. Ushobora kuba uri kumbonamo umuntu umwe kandi njye nirajye nshuti. No kuri nundi wese niyo namakukira muzima. Ahubwo urakana uragashikana uzabibona nyine. Seri uzareba abandi bazabwira. Aho kumva bagiye mubwire njye mfite n'umuganga wo ndenge ko mwana yego. Kandi ntabwo we yavuye. Urumva ko ufitemo na komisiyo buriya rero Reka ntigita amafaranga. ntabwo yaraguhenda kandi abikora neza ku buryo nakongera kugerera gutya cyane kubera rwose. Kivetenga ko byere kucyere. Akuribaza bese cyenda ninda. Reba noneho ibigoma. Suri Ngaho umwana yanjye. watubigikasha. Mbega amashitani. None mara kajya kunyarira. Abandi se ko Ese ko wanyeye kuri mama wawe we? Ngira afite uburyo. Hakuba nta buryo afite. Shamurampunguye pe ntabwo ari ukuntu ari imbazi. Uri umuntu yambaye housing pe imbere. Yego natwe turakubonye ntabwo twari tuzi ko badutererana mu kibazo gutyo. Umuntu mubona ashyigikira umuntu ngo yicundi ntabwo ikintu cyo kwica. Ese ntabwo Naho bari kubagira inkoko ndirukanga kandi imagine rero kumva byonyine yabe umva shuhari n'ukwezi saramara ntabwo ziramara. niba ataranamara ariko yagize yego ubu noneho nzatwita. Bariya birirwa ku muhanda n'abana basabiriza. Imana imanura iyindi. Oya bari abantu birirwa ku muhanda basabiriza. Imana yagiye kohereza ibyo atabizi ko bazabona. muri abana bato. Urakoze. Kurera bitende. Wumva nushaka kumenya rero ni ibyo yacuti kubona wacupire kwanga ikakureka. Reka ntukagira ngo banze ucupire. Reka nze mubwire. Ushobora kuba uri kumbonamo umuntu umwe kandi njye nirajye nshuti. No kuri nundi wese niyo namakukira muzima. Ahubwo urakana uragashikana uzabibona nyine. Seri uzareba abandi bazabwira. Aho kumva bagiye mubwire njye mfite n'umuganga wo ndenge ko mwana yego. Kandi ntabwo we yavuye. Urumva ko ufitemo na komisiyo buriya rero Reka ntigita amafaranga. ntabwo yaraguhenda kandi abikora neza ku buryo nakongera kugerera gutya cyane kubera rwose. Kivetenga ko byere kucyere. Akuribaza bese cyenda ninda. Reba noneho ibigoma. Ngaho umwana yanjye. watubigikasha. Mbega amashitani. None mara kajya kunyarira. Abandi se ko Ese ko wanyeye kuri mama wawe we? Ngira afite uburyo. Hakuba nta buryo afite. Shamurampunguye pe ntabwo ari ukuntu ari imbazi. Uri umuntu yambaye housing pe imbere. Yego natwe turakubonye ntabwo twari tuzi ko badutererana mu kibazo gutyo. Umuntu mubona ashyigikira umuntu ngo yicundi ntabwo ikintu cyo kwica. Ese ntabwo Naho bari kubagira inkoko ndirukanga kandi imagine rero kumva byonyine yabe umva shuhari n'ukwezi saramara ntabwo ziramara. niba ataranamara ariko yagize noneho nipimye nsanga narasana. kandi ari umuntu nyine yaragiye umuntu si umuntu se Iyo nama ni reka ose kukimutumba ujya kubibwira sisi ndakwiyanuta neza sisi. Njyewe muganga agateka tunamuhamagara. Aho kugira ngo ncupire ejo ngaho nasabye iki sinkibonye ubutama bubaye ubutama umusatsi uracuramye. Tujye duhura uruhekero rw'iriya munyinuba munyihanagura nta n'umwe ukinyikoze. Ese ubona kugura amafaranga y'amavuta Ninda yaguhereza. Usikora Nta muntu ambira kukureba. Ivete arabona umubiri we wuzuye ngiye hajemo ikibazo wese akatarabya. Wotuza. ariko ndamubonye shayive uri inshuti Inshuti y'ibibona mbese mu byago. Tubona mu byago sheri. ndamubonye nta bibi. Umurangiye ndagusindagiza muri urwo rugendo rwose. ngo mfasha muganga. ngiye gushaka ukuntu nkura amafaranga. Ngiye gushaka ba batipe bose mbajagajaga mbakure. Umuganga agenda